Mwiriwe bavandimwe, abandi muraho, abandi mwaramutse, abandi mukomere uko ubyumva kose uko ukoresha. Ni njye ugarutse, merci. Sinzi, ndabasaba gukora subscribe kubera ko byose bijyana kugira ngo bituve mu byiza n'ibindi. Ukoze share, ushize hari abantu banyumvise ko twabana muri gahunda y'ijambo ry'Imana kuri channel yabo. Sinabonye umwanya ariko narabyishimiye kuvuga ngo ubutumwa bw'Imana tuvuga aho bwari bugeze ni kure, aho bugera ni kure. Ndabizi neza ko hari benshi bagenda babyumva, ariko ndashaka ngo tuganire, wenda tureke kujya deep muri Bibiliya, twibaza akantu maze iminsi nibaza. Ese ko ahantu bakubita ingoma tukagenda tukiruka, twaba tuharaye kabiri bavuze ingoma ahandi mu kinyarwanda cy'ubu ngubu cyangwa se mu ndimi z'ubu, wabona afishe ahantu hose tukirukanka kuri afishe. Ese ahantu tujya gushaka mu byumba usanga abantu barataye insengero zabo bakajya gusenga mu byumba, aho bageze hose bajya gusenga. Hari ahabonye umuhanuzi nkajyayo, mwaba mutarabonana, hari undi muhanuzi bavuze ngo noneho uvuga ibintu bikaba, uri Nyamata, undi uri mu Bugesera, undi uri Nairobi, undi uri ahantu hose utuye nk'uko bigenda biba. Naribaje ntese aho ntitwaba twarataye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Yesu aganira n'umukobwa w'Umusamariya, naze gusoma cyane kubera umwanya. Yaramubwiye ngo umugore, igihe kiraje kandi kirasohoye, ngo ubwo abantu batazongera gusengera data mu isinagogi Samariya i Yerusalemu, ahubwo bamusengere kuno kuri uyu musozi. Yashakaga kuvuga ko kuba wizeye Imana, kuba uri uw'Imana, warizeye Imana, aho wakwambariza Imana hose irakumva. Sinzi njyewe sinabireka kuvuga ngo umuntu ansengere. Imana yatanze impano zitandukanye kandi simvuze ko zitabaho, ariko abantu tuzarebe neza, tutazizera abantu kuruta uko kwizera Imana, kuko ya Mana ntigihunganwa. Ntabwo ushobora guhunga ngo wahunganye n'Imana. Isanzwe kugisezerano igihe rinyazwe ryageze kwa Abdodomu, hari aho bagize umugisha kubera bari kumwe nayo. Bari abakene basa nkaho baciwe, bari incike, ariko Imana iraye mwabo babona umugisha w'Imana. Hari aho Imana bavuze ngo irane na Dagoni, Imana irafuha irirwanirira. Ya Mana yarwanye ku bw'icyubahiro cyayo n'izina ryayo. Niba twarayizeye turi kumwe nayo, njye nayo turi majorite, njye nayo turahagije. Ntabwo nkeneye kuvuga ngo ahantu hose bakomanze. Abantu barananiwe, abantu bararushe kubera kugira dukeneye isi, dukeneye n'Imana. Iby'isi biraryoshye kandi tukibuka ko tugomba gushaka Imana. Niyo mpamvu kuyobya abantu b'uyu munsi biragoye, biroroshye kubera ko ntacyo bafite. Ni abantu badasoma ijambo, ni abantu batumvira, ni abantu bararikira, ni abantu banyotewe n'iby'isi cyane, ariko bagashaka ngo bafatanye. Mu Mana ntabwo habaho akazuyaza no gushyuha. Niba bino biryoshye bijyemo, niba aribyo bikuryoheye, niba gusenga bikuryoheye, bijyemo, biraryoshye. Niba ubuzima bwo kugengwa n'iby'isi bikuryoheye, bibemo nk'ubirimo, kuko iyo bigumyemo bigufasha kwitahura ko bivamo, ukamenya ko wabivuyemo. Ariko iyo ubaye muri bimwe ukaba no mu bindi kubivamo biragora, kuko ntuzi igihe uba uri muri biriya, ntuzi n'igihe uba wabivuyemo. Bene data, mureke twizere Imana, dusenga Imana. Ubuhanuzi nibuza bukatuyobya, uzayobya utagize icyo afite muri we, utaramenye Imana, udafite Imana muri we, biroroshye ko yayoba. Ariko umuntu ufite Imana, abantu nta muntu mvuze, ariko mwibuke ko witekereza uvuga ngo sinshobora kuyoba kubera ko nta kintu mfite. Sinshobora kuyoba kubera ko muri njyewe nta discipline mfite. Discipline mvuze niyo ubuzima bw'Imana. Usanga umuntu ajya guhanagura Bibiliya iyo agiye gusenga. Ku cyumweru nibwo azahanagura Bibiliya.
ntashobora gufata iminota 5 ngo asome. Reka mbabwire, iyo tubona umubiri, kubera ko umubiri wacu utamara amasaha ngaho utari kurya, niko n'ubugingo bugenda bunyoha. Ubugingo bwawe bukanyoha, ukageraho ushobora gukora icyaha waragifashe nk'igitabaho, ukumva ko icyaha cyo gusambanya ari umukino usanzwe cyakubereye inshuti, kubera ko nta kindi kikubuza. Rero bavandimwe, twongere twibuke, dutekereze. Abahanuzi bazaza batuyobye kubera ko basanze nta kintu dufite. Niyo mpamvu usanga abantu insengero zabo z'abakristo, abakristo basigaye bagenda aho bakubise ingoma, ahari ibyumba by'abahanuzi. Shimire wenda nk'ahani iwacu aho dutuye, aho ntuye, ibyumba ntabwo, ubuyobe buvuye mu byumba si bwinshi, ntabwo buhari, kubera ko hagaragaza abantu bagerageza, ubuyobozi bugerageza kwegera abantu, ubuyobozi bugerageza guhugura abantu, ubuyobozi bugerageza kutwereka inzira, ukuri, kwereka ko umuntu niba aje akakubwira ngo ndaguhanurira umpe televiziyo, uratabura amakontake, cyangwa ngo uhaye inzu yaje n'imirenge, ibyo si byo naringiyemo. Nashatse kwibaza nti se ko abantu twirirwa twirukanka ahantu hari ukuri kw'Imana ni hehe? Ahantu hari Imana ni hehe? Imana muri kumwe, kandi yaravuze ngo igihe kizagera ubwo abantu batazongera kuzajya biruka ku misozi, abantu batazajya bongera kwiruka bahanuza, abantu bazajya basengera Data mu kuri no mu mwuka. Uwo nguwo niwe uri kumwe n'Imana. Aho uri senga wizeye, uri kumwe n'Imana irakumwe. Ijambo ry'Imana ribane namwe, nanjye rivuze amen.